Misigaro nje n'umuryango wanjye twifuje kugira ngo duhumurizanye kubwo kubura umuvandimwe Professor Dr. Kigabo Thomas nkaba nshaka kugira ngo bahumurize mu ndirimbo mbibutsa ko nitumara kubona Yesu nibwo tuzibagirwa imibabaro yose y'isi. Umwirondoro wa Professor Dr. Kigabo wadukuwemo yitavye Imana ku itariki 15. ni umwana wavutse mu muryango mugari, umuryango munini cyane, avuka ku muvyeyi witwa ise yitwaga Bitonda Burahimu, mama we akitwa Sara Nyiramariza. Kigabo yavutse mu bana 10, 2 n'abakobwa, abandi 8 n'abahungu, akaba ari umwana wa 5. Yashakanye na madamu Nyirantore Diane, babyaranye abana 5, abahungu 4 n'umukobwa 1. Yageze igihe ajya ku ishuri ariga, arangiza amashuri abanza, arangiza amashuri yisumbuye. Kigabo namumenye kera cyane, twigayiseho ku Kabara. Hanyuma tuza guhurira igisangani twiga université kuri ISP y'igisangani, Institut Supérieur Pédagogique y'igisangani. Iwe yiga mathématique cyangwa imibare, nanjye niga géographie. Tubonana bwa mbere twabonaniye igisangani, aje kwiga kaminuza hari mu mwaka w'igihumbi 1982. Baje ari abasore nk'8 baje gutangira kaminuza. Benshi muri bo baranganaga, bari bafite nk'imyaka 19 20 gutyo. Mu mwaka w'igihumbi 1983 ubwo yansanze igisangani, turabana muri chambre, kuko we icyo gihe nta chambre yari afite, ariko nje bari bayimpaye kuko nari mu mwaka wa 2. Iwe rero yaraje yandikisha mu ishami ry'imibare, kandi yigaga kure cyane ku birometero hafi 10. Icyo gihe ndibuka ko mu mibare higaga abanyeshuri bake cyane, ntabwo abantu benshi birukiraga imibare kuko barayitinyaga. Hanyuma araza turabana uwo mwaka wose. Umwaka wa mbere aranatambuka, ari mu banyeshuri bake batambutse mu mwaka wa mbere ubwa mbere, kuko abenshi bazanye nawe barasibiye. Hanyuma tuza kuza kuri ISP Bukavu
kwigaho nivo ya lisanse, iwe yiga imibare matematike nanje niga geography. Mu buzima bwo gukora tuza kubana i Butare, yigisha muri Sefotec kwitaba muri za mbere ya 90, nanje nigisha Ikarama muri Runyinya hariya ku muhanda uja Kibeho. Nibwo twamenyanye, twari dutuye ahantu Kansi nabo batuye Butare, bukeye natwe tuza kwimukira Butare, nibwo twamenyanye. Kigabo yari umugabo mwiza. Duhurira kandi Burundi, njyewe nigisha muri lycée Mwijenda, nawe yigisha muri lycée Bururi. Ubwo nibwo twatandukanye, ndagira ngo aza gukora maîtrise muri Benin, aho yagiye kwiga economie mathématique. Kigabo namumenye muri 98 yadusanze Butare n'umwarimu gutwara abanyeshuri, aza kutwigisha isomo rya econometrie, isomo ritoroshe muri economie ryatinywaga n'abantu benshi, ariko kubera ubuhanga bwiwe n'uburyo yarisobanuraga neza bituma ryoroha, abantu bose bararikunda kandi bararyumva, ndetse bituma n'abanyeshuri bamukunda ku bwinshi. Nyuma ndagira ngo mu 2002 niho yaje kwiga doctorat muri université mu Bufaransa ahitwa Lyon. Twaje kongera guhurira muri ILK, namusanzemo muri 2003 kuko yatangizanyije nayo, musangamo nje gutangira akazi k'ubwarimu muri kaminuza. Aho naho yatubereye umubyeyi kuko yadufashe kwintegra, atwigisha akazi, uburyo bigisha muri kaminuza, uburyo bategura amasomo. Professor Kigabo wadukuwemo mu minsi ishize, ngiye namumenye cyane mu gihe nari ntangiye imirimo muri ILK. Yari umuyobozi ushinzwe amasomo, bamwitaga directeur académique, ariko nyuma yaho yaje kuba recteur, umuyobozi mukuru w'iyo kaminuza mu gihe hafi nayikozemo. Twari tumaze kwinjira mu bwarimu bwa kaminuza, tubwira ati muri abantu bakomeye, ariko nanone ntimugomba kudamarara ngo mugarukire aho ngaho, ahubwo yifuza ko dukomeza tukazaja ku yindi level mu buryo buri academic. Nge kubw'umwihariko numva ari nawe ushobora kuba yaranstimiye, yaratumye njya muri domaine académique, kubera ko hari igihe kimwe twari turangiye kaminuza, hari aho twari turi duhuriye n'abagenzi banjye baje, yatubajije ko bijyanye n'amasomo, tumira ko twarangije, nuko aza kutuganiriza atubwira ko ahubwo tutari turarangiza, ahubwo niho mu gitangira, ndetse anatusa n'udushishikarije kuba byifuza kuba baje muri domaine académique. Ndetse aza no kutwigisha hano yereka, kutwigisha ekonomi neza, ndetse ni nawe wayoboye memoire yaje. Dukorana, dusa n'abatangiriye rimwe muri Banki Nkuru y'u Rwanda, uretse ko nahageze amaze amezi make, ariko twatangiye twese muri 2007. Yatangiye ari chief economist. Icyo gihe ntangira nkora mu biro by'abayobozi bakuru ba Banki Nkuru y'u Rwanda, ibyo bitaga Governor's Office cyangwa se Cabinet du Gouverneur. Mu buryo bw'imirimo yagiraga capacité yo gukora imirimo cyane, ntiyazagarurwa. Iyo ni caractéristique mu bantu bose bari bazi Rusuhuzwa, yari umukozi ukomeye cyane, uteye ubwoba ahubwo. Ikindi cyarangaga Rusuhuzwa, yari umugwaneza, yari umuntu wagiraga ibyishimo. Muzi ko ibyishimo biza bijana n'urwenya, yagiraga n'urwenya, yagiraga ibyishimo cyane. Ikindi mwibukiraho mu rwego rw'akazi nuko twakundaga guhura igihe u Rwanda rwinjiraga muri East African Community, twakundaga guhura nawe i Arusha, ari muri team cyangwa delegation y'u Rwanda
yakurikiranaga ihuzwa ry'ifaranga, icyo bita monetary union. Yagize n'uburyo bwo gukora akorera Imana. Yari umuvugabutumwa. Twakoranye imirimo y'Imana aho hose, kuva Igisangani turi abakorari muri universite, ni Bukavu muri universite, ni Butare rero twabaga mu makorari muri ADP. Hari ifoto ejo bundi amaze kudusiga nashize ku mbuga twifatishije turi Kiremba i Burundi muri Sepebu, habaga igiterane cy'umwaka, twajanagamo n'abanyeshuri. Icyo gihe inzanibuka ko twanaririmbye n'indirimbo yo mu ndirimbo z'agakiza inimero 5 ivuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Uwo munsi twarayiririmbye n'abacu twari kumwe, igiterane kirafashwa. Guhurira mu ikanisa rimwe rya universite, turasengana, turirimba no muri korali imwe. Kigabo yacurangaga basi, Gapose agacuranga akompanyema, n'umwe agacuranga solo. Yari umukristo kandi no seulement umukristo, yari afite n'imbuto z'ubukristo. Umunyakuri. Iyo mwavuganaga ikintu na Kigabo wumvaga nyine ari uko bizagenda. Uriya abakristo ntabwo ari abanyakuri bose, ariko Kigabo ni ukuri, yari umukristo w'ukuri. Muri byose ugomba kuba utanga icyacumi. Nabyumvise ubona ndimo nasubiza n'ikibazo ndawe ndahita nsubizaho n'ikibazo. One of the secret ngiye kuva nkiri umunyeshuri no muri secondary kugeza uyu munsi, that is the priority of priority. Nubwo nabaze ngo pasiteri wacu ari amafaranga n'akazi ke, nzayamuha agenda yarye hanyuma azahanwe n'Imana izamuha. Ntabwo nshinzwe kumanaginga abapasiteri bagize izacumi, ngewe icyo nshinzwe ni ugutanga icyacumi. Nabwiye bwa Gikristo nuko bashika Igisangani n'Agapusi bahise bashinga amasengesho. Bajyaga ahantu hitwa chambre haute bagasenga, ndetse bageraho bayigira chambre yo gusengeramo buri munsi, byagera no muri weekend bakiyiriza. Ndibuka uwo mwaka kuko ngewe nararangizaga, turi muri session nyine twenda kurangiza bakiyiriza, none ndibuka ko nigeze kubahamagara rimwe turababwira tuti ntimukaze mwiyiriza iyo ari muri session. Biba bisanzwe igihe mutari muri session, ariko kubera ko umubiri ukeneye imbaraga kugira ngo mwige cyane, ntimukajye mwiyiriza muri session. Dr. Thomas nk'umukristo, ibyo ndi buvuge nibyo niboneye. Nababwiye ko ibiro byanjye byari byegeranye n'ibye. Inshuro nyinshi nakundaga kuba ndi mu biro bye, ariko hari amasaha ntashoboraga kwibeshya ngo njye gukomanga ku biro bye. Muribaza muti kuki? Amasaha ya mu gitondo mbere yo gutangira akazi, Kigabo afite Bibiliya ye ku biro. Ntiyashoboraga gufungura computer, ntiyashoboraga gutangira akazi atabanje gusoma ijambo ry'Imana no guseka. Ibyo ni ibintu narinze. Kigabo ni umuntu navuga ngo wiyoroshyaga cyane. Urebye ubuhangange bwe mu kazi, urebye amashuri yize n'ukuntu yashyikiranaga n'abantu, ntabwo washoboraga kumenya ko ari umuhanga w'intiti wo kuri ruriya rwego, cyangwa ngo umenye ko ari umunyacyubahiro ukora umurimo ukomeye nk'uriya. Ndahamya ko nk'abantu basenganaga nawe muri ADPR batari basanzwe bamuzi ibyo yize, ndibaza ko bamufataga nk'umuvugabutumwa usanzwe, utari intiti cyangwa ufite imirimo ikomeye nk'iriya yiwe. Kigabo rero yari umuntu ushobora guhuza iyo mirimo yiwe ikomeye,
ubwo buhanga bwiwe, ubushakashatsi bwiwe n'ubuzima busanzwe bw'imibereho yiwe hagati yiwe n'abandi bantu. Ikindi cyarangaga Rusuhuzwa yari umugwaneza, yari umuntu wagiraga ibyishimo. Profesa Kigabo yagiraga ibyishimo ndetse akishimira na achievement z'abandi. Ndibuka igihe cyose namubwiraga icyo nabaga nagezeho, haba mu kwiteza imbere, haba ari promotion mu kazi, byaramushimishaga cyane. Kigabo ni umuntu ariko akaba ari umuntu udasanzwe. Kumuvugaho rero ni ibintu bitoroshye, bitari uko adafite ibyo yavugwaho, ahubwo ubwe ari byinshi. Profesa Kigabo yahoranaga ibyishimo, aseka. Ndabyibuka ari mu bukwe bwacu, yarishimye cyane bamaze kubyina. Ndibuka neza ko yishimye adufelicita, ndetse mu buryo yateraga urwenya ambwira yuko ubu ngubu noneho mbaye umukwe wiwe. Kigabo navuga ko yari nka ambasaderi w'Abanyamulenge hariya mu Rwanda. Yari afite network yiwe ikomeye cyane, yakoraga ibintu byinshi. Muzi ko iri iwacu habaye instabilité kuva hashize nk'imyaka kuva muri 1995 navuga no kugeza uyu munsi, ariko cyane cyane kuva muri 2017 hadutse indi ntambara yo kwirukana Abanyamulenge iriya mu misozi. Abantu barahunga, baribwa n'inzara, tugerageza kubagoboka. Aho naho Kigabo yaradukoresheje cyane, turakora rwose, dufasha abantu iriya ruguru iwacu, turabagoboka, no kugeza uyu munsi twabikoraga, tukohereza abantu imyenda, amafaranga yo guhaha. Ibyo byose uriya mugabo yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Yari umugabo ni ukuri ukunda abantu bose. Ndibuka ko iyo habaga ikibazo muri community, Kigabo niwe wabaga uwa mbere guhamagara abantu ababwira ati nimuze twunamanwe turebe icyo twakora ku kibazo dufite. Kandi niyo mwahuraga Kigabo niwe muntu mbere, niyo haba hari ikibazo gikomeye gute mwahamagara yabahamagariye, yabanzaga akababaza amakuru, imiryango imeze gute, abantu baratekereza iki, ukumva ni umuntu ufite abantu cyangwa community ku mutima wiwe. Ubu ngubu umugore yaratubwiye ngo ubu ngubu muri rentrée scolaire ishize, itangira ry'amashuri rishize, yatanze miliyoni 4 miliyoni 4 zo kurihira abana batishoboye, batarabo mu muryango we, ariko abana nyine bakeneye ishuri, urumva bashoboye ishuri kandi badafite ubushobozi. Urumva rero icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, gikora abantu bakeya. Kigabo hari abapfakazi bo muri jenoside nzi yafashije benshi cyane, mu buryo bwinshi, uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gutura, uburyo bwo kurihira abana babo amashuri. Ni ukuri yari umugabo udasanzwe. Dr. Kigabo nk'umuntu wari umuhanga wabangiye muri u Rwanda mu bijyanye n'ubukungu, Dr. Thomas Kigabo yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko wadusigiye legacy nziza, dusigiye umurage mwiza wo gukunda umurimo, wo gukunda abantu, kandi ari nabyo muri zimwe mu ndangagaciro zayo tukomeza kumwibukiraho, kubana n'abantu amahoro, kugira icyo umuntu yakora mu mwanya agifite ubuzima muri isi. For me, I have a very clear principle. Umuntu ushaka amafaranga agomba kubiba amafaranga. Ntabwo washaka amafaranga ngo bibe amandazi ngo bize gukura. Usarura ibyo wabibi. That's the principle. Iyo umukristo hari za principles zimwe tugomba kubahiriza. Ubu
bivuye gutyo kuva rwose ushobora kuba mfite n'abantu barenga ijana nishyuriye amashuri abandi no kumenya nk'abazi physically and I don't even need to go there. I have my money, I try to manage. Ukaba ufite ukavuga uti for example ndashaka kwishyura nk'abana 10 mu myaka iri imbere. Professor Kigabo yagiraga urukundo, yagiraga ishyaka ku bantu benshi, yerekanaga abantu ku bantu benshi, ku rubyiruko ndetse no ku barimu bato bato bashishikariza gutera imbere. Yari umuntu ureba kure, uwo twokwita ngo umuntu mu visionnaire, kuko yagiraga imigambi miremire kandi agashishikariza. Yari umukozi w'intangarugero utaza ucika intege, ikintu cyose yerekejeho amaboko, yerekejeho umutima afite muri gahunda yiwe yaragisohozaga. Uko niko yarateye Professor Kigabo. Tegura igikorwa cyo kwibuka Honorable Gisaro, Professor Kigabo nyuma igikorwa kirangiye yambwiye amagambo meza, anyifuriza ibintu byinshi kandi byiza, ambwira yuko atarazi yuko ari jewe wagize iyo initiative, ariko byaramushimishije. Ndibuka ko na nyuma yaho yaje kumpamagara ambwira, anyankuraja, ambwira yuko urubyiruko cyangwa se abakiri batoya tugomba kugira initiative, ndetse ibo nk'ababyeyi bacu bakadushigikira. Ndabizi ko yahoraga ambwira ko afite ikibazo, ko adafite ubushobozi buhagije kugira ngo yishyurire abana b'imfubyi za Minerval, ariko nkanabimenya yuko hari abana benshi b'imfubyi bo muri communauté ajya yishyurira Minerval. Yari umuntu rero navuga ngo muri facette zose z'umuntu, ubufura, ubunyangamugayo, ubukirisito, ubuhanga bwiwe, gukunda abantu, muri izo facette zose Kigabo yari umuntu uzujuje. Hari statement nabonye bavugaga kuri Professor Kigabo kandi nemezanya ko ari ukuri. Bavugaga ngo, iyo statement yavugaga ngo kugira ngo witwe ukomeye biterwa n'umubare w'abantu wakomeje. Ndi muri abo bantu, ndi umwe muri abo bantu mubo Professor Kigabo yakomeje, kandi ndabimushimira. Igihe habaye jenoside mu Gatumba, hari impunzi nyinshi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, urubyiruko, ababyeyi. Icyo gihe babasha gukora groupe yitwa Gatumba Foundation. Icyo gihe turibuka ko hari abanyeshuri bari babuze ubushobozi, baba muri université abandi muri secondaire. Nibwo twagize igitekerezo cyo kuja kureba umubyeyi aho yari ayoboye muri ELK, tujana na bagenzi banje barimo Byiringiro Alexis. Tugezeyo tumuhamagaye, aratubwira karibu cyane. Yari umuntu umugwaneza, umuntu usabana n'umuntu wese, umuzanye igitekerezo cyiza. Yaradusekeye, aratunezererwa cyane, atuganiza ibintu byinshi cyane byo kwiteza imbere ndetse no gukora ikintu cyiza gifite umumaro cyane cyane mu kwiga amashuri. Ndavyibuka igihe yakoreraga ILK tumuganye nk'abarescape bo mu Gatumba, yaratwakiriye kandi yaradufashije, afatikanyije na bamwe mu bagabo ba communauté nka Papa Mutwaza. Barafatikanyije ndetse no kuri konte twayisinyagaho twese, twari abasinyateri kuri bwa bunyangamugayo bwiwe. Ikintu cyose cyabaga kiri muri transparence kugira ngo babashe gufasha abo bacikacu. Yishuriye bamwe muri université barimo Alexis n'abandi babiri muri université niko nibuka, no muri secondaire hari abigaga kuri École Congolaise Gikondo. Rero twari mu bantu bamenya abo bana, bakaduha amafaranga tukayishurira
tukabishurira amashuri. Mu by'ukuri twabuze umubyeyi, twabuze twari mu bwoko mu gihugu. Ikiruta ibindi byose yarushaga abandi bantu bose ni umutima w'umuntu, yagiraga ubuntu bukabije. Kigabo yafashije abantu benshi, yabafashije mu buryo bwinshi, ariko cyane cyane kubera ko yari umuntu ukunda iterambere, yakundaga kwiga, yafashije abantu benshi kwiga. Twabanye njye nawe na Gapusi hari i Butare, Pasiteri Gapusi yaratubanjirije, ariko umuryango wa Gapusi yarambwiye ati wewe ntugire ikibazo, njyewe abana ba Gapusi bose nzabafata en charge, nzabishyurira ishuri bose. Kandi niko byagenze, yarabafashe yabishyuriye ishuri bose. Ubu rero yitabye Imana, yari afite umushinga wo kurihira abana 30. Yari yabitubwiye, ni njyewe na madamu wa Gapusi ndagira ngo tubizi kubera ko twamufashije kuidentify abo bana. Yaravuze ngo uko arumva afite umuhamagaro wo kurihira abana 30 batishoboye ariko bashoboye ishuri. Nukuri urumva ko umuntu gufata abana 30 ukabishyurira ishuri batari abawe, batari abo mu muryango wawe, ni ibintu bidasanzwe. Yangiriye neza, atanzi, yamenye mu bihe bitari byoroshe, igihe yitabiriye hamwe na bagenzi be commemoration ya mbere ya ubwicanyi bwabereye mu Gatumba. Icyo gihe nanjye ashobora kumpitamo, yifuza kungirira neza, ansubiza ku ishuri. Ntacyo nashobora kumwitura n'amagambo. Yari umujyanama wanjye mu byo nakoraga byose. Mu byo nakoraga byose mu buzima busanzwe, yangenderaga inama mu buryo bwose. Mu mashuri yanjye yo kurangiza doctora, yari mu bantu ba mbere bankurikiraga mu kumpamagara buri gihe gushika igihe narangije amashuri yanjye. Kandi muri urwo rukundo rwe rwagutse n'umutima wagutse, si wa muntu warebaga famiye yiwe ya bugufi cyangwa se restaurant, oya, ahubwo yari afite umutima wa buri wese, yumva buri wese yatera imbere, akagera kuri optimum ya potentialite ziwe cyangwa se y'ibyo yakwifuza. Kigabo hari abapfakazi bo muri jenoside nzi yafashije benshi cyane mu buryo bwinshi, uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gutura, uburyo bwo kurihira abana babo amashuri. Nukuri yari umugabo udasanzwe. Tubuze umuntu, tubuze umugabo w'abagabo, tubuze umugabo wa communauté, tubuze umugabo w'igihugu, tubuze umuhanga, tubuze umukristo, tubuze umuntu wahuzaga abantu, tubuze umuntu wiyoroshyaga, tubuze umuntu wafashaga imfubyi. Nzamwibukira nk'umugabo, umuprofesa washoboye kuba umukristo kandi ari umuntu wa siyansi. Yanigishije gukunda abantu bose sans exception. Yanigishije kubabarira umuntu wese kuko ari zo mbaraga zo gutsinda Satani. Yatangaga umwanya wiwe wose mu byo nkora kugira ngo ngere ku ntego zanje zose. Nzahora nkwibuka. Mu ncamake Kigabo navuga ko nzahora mwibukira ibintu bitatu. Nzamwibukira ubuhanga bwe, uburyo yari umuhanga, yari umu economist mwiza. Mwibukira inama yatugiriye kandi n'ubu yari akitugira. Kenshi iyo twahuraga n'ubone ikibazo cyari icyo ngicyo, urakora iki, projet iri imbere yawe ni iyihe, akwankuraje gutera imbere utakomaza kuba hamwe. Ikindi nanone mentorship mu kazi twakoranye, yakomeje kutubera umenta mwiza. Ngiye kubw'umwihariko nyuma yo kuva muri Yelka n'ubundi turasa naho twahuriye muri institution imwe, yagiye Bener nanjye njya Minecofin. Urumva twaruzanyaga mu buryo dukora, twagiye inama kenshi, twakoresheje data ze kenshi, twabanye mu nama nyinshi z'akazi gasanzwe ka Bener na Minecofin, mu buryo twakomeje dukorana kandi akomeza nyongora mu buryo buri professionnel. So ibyo ni ibintu nzahora mwibukiraho, ntazamwibagirwa na gato.
mu buryo navuga ko muri nje Kigabo atitabye Imana cyangwa se atakiriho ariko aracyariho à travers inama yangiraga, à travers ibitabo bye nasomye, à travers references zitandukanye, aracyarimo muri njye, aracyari muzima. Nagize amahirwe yo kuganira nawe mu minsi ya nyuma ku itariki 21 y'ukwezi kwa 12 aho yari afite umushinga wiwe, ambwira umushinga we yari afite nyuma ya retraite yiwe ko azashinga ishuri hari ya Kigali rizajya ryakira abantu baturutse muri Afrika yo hagati, Afrika y'uburengerazuba, mu bihugu nka Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi ndetse na biriya bya Afrika yo hagati za Gabon, Cameroon na za Congo Brazzaville. Ambwira ko ari umushinga afite kandi ko agomba kuzawukora, ariko nyine buriya umuntu yibwira ibyo atazi. Imana niyo ifite ubugingo bwacu mu maboko yayo. Kigabo ni umuntu wabaye ingirakamaro mu buryo bukomeye mu kubaka ubuzima bw'abantu, haba mu mibereho, haba gushurira abana amashuri, haba gufasha abapfakazi, haba kubaka imiryango itandukanye, haba ndetse no mu nama. Nkaba ntekereza ko tuzamura umuryango kubura inkingi imeze gutyo ni ikintu gikomeye. Icyo gihanga ntabwo byoroshye kugira ngo abantu bazabona umwanya wo gukira icyo gikomere ndetse no kuziba icyo cyuho, ariko twizeye Imana ko ishobora byose yamutwaye, yamuhanze, ifite uko izabigenza. Nzahora nkwibuka, Imana iguhe uburuhukiro bwiza. Icyo dushobora kuvuga rero ni ukumusabira iruhuko ku Mana yakoreye. Reka duhoze famiye yiwe, umuryango wiwe, madame, Nyirantore n'abana. Icyo gihe twabanaga i Butare, bari bafite umwana umwe, umuhungu wabo witwa Mupenzi. Abandi baje kuvuka njyewe tutakibana. Ngaho Mupenzi wihangana w'umugabo muri famiye. Reka duhoze abo bavukana bose n'abo twabanye mu bo bavukana, famiye ya Rweribamba. Ngaho nimukomere, twabuze umuvandimwe, inkingi ya famiye. Ngaho mukomere, amahoro y'Imana abane nabo. Mwifuriza iruhuko ridashira kandi nizera mu by'ukuri ko tuzongera kubonana, kuko imirimo ye yakoze Imana izayimuhembera kandi izamuhemba ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri ni igihombo gikomeye, ariko Imana niyo yari yamuduhaye, Imana niyo imwishubije, izina ryayo rihimbazwe. Mwifurije iruhuko ridashira. So dukomere kandi twihangane. Ibyiza nuko twamenye Imana kandi twese ariyo nzira. Icyo nshima cyane Imana nuko nanone mu byo yakoraga byose yari umukristo, kandi ndizera ko tuzamusanga mu ijuru. Niko rugendo twese turimo. Imana dukomeze kandi duhe kwihangana twese. Murakoze. Nkaba rero nizeye yuko ijuru ari umurage wiwe. Ndabyizeye kandi ndabyemeza kuko ibyangombwa byose by'uko umuntu yajya mu ijuru, ndibaza ko Kigabo nta na kimwe atari yujuje. Turamwifuriza rero kuruhukana n'abandi bera bose. Turamwifuriza gukomeza kudusengera kuko atubanjirije, kandi tuzakomeza kumubanira neza, tubana n'umuryango wiwe. Murakoze. Profesa Kigabo, abawe ntiduteze kuzakwibagirwa, kandi intwari ntipfa, ihora mu mitima y'abaye. But